Yesu nashimwe bene data, nacyari kumwe na Mukansonera Elisa. Nongeye kunezezwa no kumbonye umwanya wo kongera gusubira kuganira namwe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umugenzi. Kadusenga Imana. Teka Imana yacu, tugushimiye ko tukiriho, kandi tugushimiye ko tukiri mu rugendo tukinarukomeje. Duhe imbaraga zo muri rwo, ijambo ryawe tugiye kumva ridutera umwete n'imbaraga n'urukundo n'urukumbuzi rwo kumbura igihugu tujyamo kuruta icyo dutuyemo. Uzafasha abazarikurikira bose bazahabwa umugisha w'ubugingo buhoraho ku bwa Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 2 umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 4. Ari kuvuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka irikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise? Imana ifatanije nabo guhamya, ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Amen. Imana tugire neza. Ayo niyo magambo dutangije dusubukura aho twari tugeze ku gitabo cy'umugenzi. Ubwo duherukanye twasomye igitabo cy'umugenzi tukigeza ku nyumba nziza, aho umukristo yarageze bakamwakira avuye gutambuka ku ntare zari zamuteye ubwoba n'andi makuba menshi yaciyemo n'imisozi biruhanya n'ibindi byinshi yabonye, ariko Imana ikomeza kumuteza imbaraga zo kugenda no gukomeza hatitaweho ibyago byinshi byari bihari. Imana nishimwe cyane. Nyuma rero dusomye ijambo riratubwiye ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Imana tugirire neza. Tukwiye kugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, kabone n'ubwo waba waragisomye ukagisomerwa n'amagambo menshi y'Imana wabwiwe kandi uzi nawe wasomye wabwirije n'abandi, ariko Bibiliya iratubwira ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho ni ugukunda ibintu iteka, mu gitondo ukarushaho, nimugoroba ukarushaho. Imana nitugirire neza. Urugendo rujya mu ijuru tuganiraho ntacyo gukuramo kirimo, ahubwo dukwiriye kurushaho tukongeraho, nk'uko Petero yabivuze ngo kwizera mukongereho, ingeso nziza muzongereho, kumenya mukongereho, gukunda bene data. Yagiye avuga ko twongeraho. Ikibabaje muri iyi minsi abantu aho kongeraho ahubwo bagenda bakuramo. Imana turinde gukuramo, Imana idufashe cyane. Turakomeje rero kuri rwa rugendo rugana mu ijuru, tugiye kongeraho igice cya 3 mu gitabo cy'umugenzi. Igihe duherukaniye rero twasize dusubikiye ku nyumba nziza. Aka gatabo nk'uko nabivuze, Mukristo wamaze kumva ijwi rya mugege cyangwa umukumirizi. Muryege ni izina risobanura, muryege ni umuntu uba maso ku murimo ashinzwe gukora, ntiyigera asinzira, ntawugirira ubute. Nicyo muryege risobanuye. Imana idufashe cyane. Muryege rero amaze kumwakira cyangwa umukumirizi, Mukristo amaze kumugeraho nk'uko duherukanye, aka gatabo kavuga yuko ngo Mukristo yamubwiye ati se ko nakererewe narara ahangaha, cyane ko yabonaga ngo iyo nyumba ari nziza, ari y'igikundiro. Ntabwo umuntu w'Imana ahora mu bintu bisharira gusa. Imana irakwimurika kujyana no mu by'igikundiro, kongera ikagarura uburyohe, ikakunezeza, ukamenya ko mu nzira atari ukubabara gusa, ahubwo harimo guterwa, ariko harimo no gutabarwa. Aha yarageze rero hari mu buryohe, hari mu munezero, ku nyumba nziza. Si inyumba nziza ivuga iki? Inyumba nziza ni inzu y'Imana, ni mu rusengero. Niyo mpamvu udakwiye kwicara aho uri ngo uvuge ngo uzasengera iwawe, ngo ntacyo bitwaye, ngo n'abajya mu nsengero ngo abonye ntacyo bakurusha. Barakikurusha, ndetse bazakikurusha n'ikindi gihe bazakikurusha. Ko mu nzu y'Imana tuhumvira ibintu tutakumvira mu nzu zacu. Mu nzu y'Imana tuhumvira ibihumuriza. Mu nzu y'Imana niho twumvira ijuru, niho tubonera abamarayika, niho tubonera ibyo tubona, twumva ijwi ry'Imana. Ntabwo ari amajwi yose y'abantu b'Imana bo mu nzu y'Imana yagusanga iwawe. Hoya, gira umwete ujya mu rusengero, uzakurikira ijambo ry'Imana. Inyumba nziza ni urusengero. Nubwo abantu bagira amazu meza ya etaje atatse ameze neza, ariko rwose
ntabwo aba mu Imana nk'uko Imana ibarizwa mu rusengero. Uko umutwara umukenera ukamusanga ku biro na Yesu agira aho bamushakira ni ku rusengero. Inzu y'Imana ifite amasezerano akomeye. Salomo Imana yaramubwiye ngo uzayinjiramo, uzayinyuraho, uzayireba, uzaza ababaye, uzaza yaracumuye azahabwa imbabazi, abazayitakiramo bazasubizwa. Imana nitugire neza. Inyumba nziza nagira ngo nyisobanure nkubwire ko inyumba nziza ni mu nzu y'Imana. Kandi nanone mu nzu y'Imana wavuga ute se ahandi ho ntiyayibagamo? Nibyo, ariko hari igihe Imana iguhera ibihe byiza mu nzu y'Imana, ukagera amezi y'ibihe byiza cyangwa imyaka y'ibihe byiza. Ntabwo umukristo ahora mu ntege nke, ntahora no mu mbaraga. Aha yari ageze rero hari mu mbaraga. Imana ishimwe cyane. Ku nyumba nziza rero ngo hageze ngo yarayirebye abona ari igikundiro, kwasaba kuhacumbika. Ku gatabo karavuga ngo mukumirizi mu ryegera aramubwira ngo ngewe akazi kanjye karako kuguhamagara no kuguhumuriza kuko ari uko umutima n'intare. Ikindi, iyi nzu igira amategeko. Ntago mu nzu y'Imana umuntu wese akora icyo ashaka. Ntago bose baba pasiteri, bose si abadiyakoni, bose si abaririmbyi, ariko bose bafite imirimo bashinzwe mu nzu y'Imana. Ryegere ngo yaravuze ngo ngewe ndavuza inzogera, hanyuma abari mu nzu nibaza bakavugana nawe bakagushima bagashima imvugo yawe, nibo bafata umwanzuro wo kukwakira. Mu nzu y'Imana haba gahunda. Ujye wubaha na gahunda zo mu nzu y'Imana, uzakurikira ijambo ry'Imana. Imana nitugire neza cyane. Wavuza inzogera, wasohoka umukobwa mwiza witwa Nyirarukundo. Mu nzu y'Imana haba urukundo rutaba ahandi, rutaba ahandi rwose. Habayo urukundo rw'Imana, inkundo ni nyinshi, ariko habayo urukundo rw'Imana, kandi urukundo rwa Kristo ruzima ruva mu maraso ya Yesu. Nyirarukundo ngo yaje kwakira uwo mugenzi, ngo aramubaza amazina ye. Umukristo arivuga. Umukristo yivuze neza, aravuga ati kuri ubu nitwa Mukristo, kera nitwaga Sinagira ubuntu, ariko kuri ubu nitwa Mukristo. Umuntu rero aba agomba gutanga ubuhamya, akamenya uwo ari we, akamenya ko kera n'uyu munsi atameze nk'uko yari ari kera. Ariko niba warasubiye inyuma kuva wasubiye mu bya kera, nabyo ukwiye kubimenya, hanyuma ugatandukana nabyo. Imana idufashe. Aramubwira ngo kera nitwaga Sinagira ubuntu, ngo ariko kuri ubu nitwa Mukristo. Ngo kandi nagira ngo muncumbikire, ngo cyane cyane ndashakishwa kurara hano, nuko numvise ko iyi nyumba yubatswe na nyiri uyu musozi wa Siyoni, ngo kandi numvise ko yayubakiye abagenzi ngo bacumbike babemwe amahoro, ngo nanjye nakererewe, ngo ndifuza kuhacumbika. Rero ngo Nyirarukundo nawe ntabwo yahise afata icyemezo. Yahamagaye ngo abandi bo mu nzu, ngo haza abakobwa 3, Mwubahamana na Mwirinzi na Mwigengesero. Abo nabo ngo bahageze bamubajije uko yitwa, bamubaza ibyo bagomba kumubaza. Bamaze kumubaza, bumvise imvugo ye, bumva ni umunyakuri, baramwakira. Mu nzu y'Imana ntabwo dupfa kwinjizamo abantu bose ngo uze uyu munsi wari indaya ngo duhe tukwakira. Oya, hari aho unyuzwa. Ujya umuntu ajya ku gice akiga inyigisho z'umubatizo, bakamusobanura neza, nyuma akabatizwa, nyuma yo kubatizwa akakirwa, akazajya ku ifunguro rye. Mbese bigira gahunda. Nubwo buryo rero mu nzu y'Imana hari ba Nyirarukundo, hari ba Muryege, hari ba Mwirinzi, hari ba Mwubahamana, hari na ba Mwigengesero. Ni amazina y'abantu b'Imana bakijijwe neza, bashobora kugufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Ariko ushobora kubonayo n'abandi badakijijwe, ntuzatangare, ariko ntibizakubwire ko hatari mwabeza. Aka gatabo kavuga neza ko ngo bamwinjije, ngo bamugejeje mu nzu, baramubaza. Ariko mbere y'uko bamwinjiza hari amagambo bamubajije ageze mu nzu bamwakira. Mwubahamana ngo aramubaje ngo ese Mukristo mwiza, ubwo tukwakiriye reka tukubaze. Imana ishimwe cyane. Mu nzu y'Imana umuntu arivuga agatanga ubuhamya, ukihana ku giti cyawe, ugira ibyo ubazwa n'ibyo ubwira abandi n'ibyo usubiza. Si ngombwa ko ibintu byose wabyumva ngo uceceke. Nawe ufite uburenganzira bwo kuhavugira uko ubyumva muri icyo kiganiro kandi ugafashwa. Baramubaje ngo ni ukubera iki utangira urugendo ukavirimbukira, tubwire byagenze bite kugira ngo uviriye ugere aha ngaha? Ko ari bake bageraho, ko ari imbarwa bageraho. Bene data, igihe umaze mu rugendo n'ubwo ubwo ukaburushye, ariko Imana ishimwe ko ukiri mu nzira. Imana ihimbazwe cyane. Ngo kandi kw'iyi nzira, kubera icyo wahisemo iyi nzira ikakugezaho. Mukristo avuga ngo byabaye nk'uko Imana yabishatse. Barongera baramubaza ngo mbese nta baturanyi wagiraga? Ibyo bintu arabisobanura uko bamunaniye. Nta mugore n'abana se? Aravuga ati rwose ndamufite, mfite umugore n'abana 4, kuki mutazanye? Ubushize twabivuze ngo asobanuye ko batabikunze, batabishimye, batabyemeye, babihinyuye, babirwanije. Ibyo bisobanuro yatanze byarumvikanye. Bimaze kumvikana rero,
ngo hari amagambo bamubajije ngo mbese babwirije ubutumwa bwiza, ati cyane. Warabasengeye se? Avuga ko yabasengeye. Ibyo n'ubushize twarabivuze, ariko ndagira ngo nongere mvuge ibintu bagiye bamubaza bitari bikeya. ngo baramubajije ngo mbese kubera iki umugore n'abana batemeye kuza, ngo abana bakundaga iby'iki bintu by'abasore b'ubu, ngo umugore agakunda iby'isi, ngo kwizera no gukabya kwanjye nibyo bamporaga, mbese ntabwo wabyanyingije n'ingeso zawe, ingeso zanjye nzi zimwe byinshi, ngo ariko nagerageje kuberera imbuto. Imana nitugirire neza cyane. Aka gatabo karavuga ngo bakomeje kuganira iby'umwami, ngo bamwereka inzandiko, bamwereka ngo ndumva ari mu gice cya Matayo, igice cya mbere ndibwira niba atari Yohana, bamwereka ngo inzandiko zihamya umwami Yesu n'amavuko ye, uko ari umuntu wa kera, uko yahozeho ariko akiyoroshya akicisha bugufi. Ibisekuru bya Yesu byose barabimwereka kugira ngo amenye Yesu neza. Mu nzu y'Imana ugomba kumenya Yesu neza, ukagira abigisha batandukanye babifitiye umuhamagaro n'ubwenge n'ubuhanga, babihawe n'Imana kugira ngo bigishe abinjira mu nzu y'Imana bamenye Yesu neza. Bamubwira Yesu neza, Yesu ngo aramwumva, aramumenya n'amasekuru ye, amwizera noneho amumenye. Urumva ko mu nzu y'Imana harimo ibintu byinshi. Mu nzu y'Imana kandi ngo yaganiriye na bamwe bamuhamirije ko babanaga nawe, ko bamukozeho, ko basangiye nawe, ko bari kumwe nawe. Abo bantu rero babanye na Yesu, bamukozeho, basangiye nawe, ni ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza, si uko bakira, ariko ni ubutumwa bwiza. Ni Matayo, ni Mariko, ni Luka na Yohana, kuko abo nibo bantu bari mu nzu y'Imana babanye na Yesu bakabihamya. Yohana yaravuze ngo uwo twaramubonye, intoki zacu zimukoraho, dushobora ngo ni yari ijambo ry'ubugingo. Na Petero yigeze kubivuga ngo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera, imyenda irarabagirana, ngo Mose nayo irabaraboneka, ngo niyo mwadukubita ntibishoboka ko twabihakana, ko turabizi twibaniye nawe, tumukoraho, yahoranye natwe. Rero abo ngo baganiriye na Mukristo, bamuhamiriza umwami yizeye ko ahari kandi igihugu avuga ko kiriho. Imana ishimwe cyane. Urumva ko mu nzu y'Imana baracyahari abo babanye na Yesu, n'ubwo butumwa bune arizo ntumwa za Yesu yatoranije. Imana ishimwe cyane. Abantu yahagira ibihe byiza, haranezeza cyane, ngo yifuza kugenda baramusibiza, ngo baramubwira ngo reka tukwereke n'ibindi, ngo baza kumujyana mu nzira imwe intwaro, mu cyumba kirimo intwaro, ngo harimo intwaro nyinshi, iza kirimbuzi, zirasa hafi, zirasa kure, zikomeye, ziteye ubwoba, ngo ahasanga intwaro nyinshi, ngo aratangara cyane, ngo aravuga ngo izi intwaro zose ngo ni izande. Baramubwira ngo izi ntwaro zose ni iz'umwami w'i Siyoni, nyir'igihugu ujyamo, ngo abantu bose bo mu isi bagerageje kumwubaha n'abangana n'inyenyeri n'umusenyi, ngo izi ntwaro bose bazihabwa bakambara, kandi inzu igasigara yuzuye. Wavuga utese iyi nzu ni iyihe? Ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Ngo kuko bagerageje kumwereka ibitekerezo bya kera n'ibyabayeho, ngo bamwereka abagaragu b'umwami barwaniye umwami, ngo bamwereka yuko atari we wenyine ahatse, ahubwo yigeze guhaka abantu, ngo kandi yabahinduye imfura zo kuzunguza abakomeye, ngo nubwo kera bahoze ku icukiro. Ngo bamwereka muri iyo nzu y'intwaro ngo ibyo batsinze abami, bamwereka igice cya 11 cyo mu Baheburayo. Baramubwira ngo muri izo ntwaro umwami wacu yahatse, ngo bazimije umuriro ugurumana, ngo bazibye iminwa y'intare, abo ni ba Danieli na Saduraka na Meshaki na Abedenego, ngo batsinze abami, ngo bakuwe mu ntege nke bahabwa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Muri iyi nzu y'intwaro ngo baramubwiye, bamubwira amasekuru y'abantu umwami wacu yahatse, ngo kandi bamweretse bimwe banesheje. Imana ishimwe. Ngo bamweretse akasa k'indogobe Samusoni yicishije Abafilisitiya 1000, ni amagambo ari mu Bacamanza. Ngo bamwereka umuhumetso n'amabuye Dawidi yicishije Goliyati, ngo nabyo barabimwereka. Ngo bamwereka amakondera n'ibibindi Gideyoni yatsindishije Abamidiyani. Urumva ko ya nzu y'intwaro ni Bibiliya. Ni Bibiliya, ukurikiranye usanga ari Bibiliya. Mwene data, Bibiliya ni inzu yuzuye intwaro za kirimbuzi, izirasa hafi n'izirasa kure. Pawulo nawe yaravuze ngo dufata mpira ibitekerezo mu mitima y'abantu tukabigomorera Imana ubugome bwose bwari imbere yacu, tugakubita hasi ibihome. Nta handi iyo nzu y'intwaro wayisanga ni Bibiliya. Bibiliya ni igitabo gitangaza, giteye ubwoba, kirimo imbaraga zose umukristo ashobora kurwanisha intambara iyo ari yose, kandi agatsinda akanesha.
haleluya, Imana ishimwe cyane. Kuri iyi nyumba nziza haranejeje cyane, habona ibintu bikomeye, ngo bamweretse n'inkota ngo umwami wacu azaheruka kwicisha wa munyabugome ari we Satani, ngo agatsembwa n'umwuka wo mu kanwa ke. Nayo ni amagambo aboneka mu Batesalonike ndibwira. Imana nishimwe cyane. Muri iyi nzu y'intwaro kandi bamaze kumwereka ibintu byinshi, ngo umukristo yariteguye aravuga ngo noneho ngo yahagire umunezero mwinshi, ngo baganiriye iby'umwami, ngo bavuze ibyo yakoze, ngo n'iby'abantu yahatse, ngo ibyo ubutwari bakoze. Umukristo ngo aranezerwa cyane, yuzura umunezero mwinshi ku buryo yibagiwe ibirohanya, yibagiwe intare n'ibindi, ngo agira umunezero n'imbaraga. Aka gatabo karavuga ngo umukristo yifuza gukomeza urugendo, ngo baramusibiza baramubwira ngo usibire kugira ngo ejo nihataba icyokotse tuzakwereka imisozi yegereye Siyoni. Mu nzu y'Imana rero uko atinda Imana igenda guhishurira ibindi. Imana ishimwe. Ngo nk'ejo bamujyanye ku misozi miremire, ngo bamutegeka kureba ikusi, ngo akurikije aho izuba rirasira. Imana nihimbazwe. Izuba ni Yesu. Hari igihe se akwiyereka akaguhishurira n'ibindi bikomeye abantu batakwereka. Ngo bamwereka imisozi myiza, ngo y'ibigombe, ngo n'urwuri, ngo urimwe imbuto, imisozi myiza cyane. Ngo arabaza ngo siriya misozi ngo ni yande? Baramubwira ngo ni ya Emanuweli, ngo hariya tukweretse nuhagera nabo bazakwereka irembo ry'ururembo rw'Isiyoni. Bene data, mu nzu y'Imana iyo hatinze ugenda ubona ibintu, ubona kimwe ubona ikindi. Hari ibintu bidashira, hari iyerekwa ritarangira, hari iyerekwa ritarambirana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo yifuza kugenda, yifuje kugenda. Babagenzi baramujyana bavuga ati noneho ngwino tugusubize muri ya nzu y'intwaro. Ahantu ndahakunda cyane, ngo bamugejeje muri ya nzu y'intwaro ku nshuro ya kabiri, ahagarara baramwambika, ngo bamwambika ingofero. Ni intwaro ziri mu Befeso 6 ku murongo wa 10. Ngo bamwambitse ingofero ariyo gakiza, ngo bamwambika icyuma gikingira igituza, gukiranuka, ngo bamuha umukandara, kuvuga ukuri kutagira ibinyoma, ngo bamwambika inkweto zidasaza, ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza, ngo bamuha inkota. Mwakire inkota, niyo jambo ry'Imana uzazisanga aho mu Befeso, kuko yari ari muri ya nzu y'intwaro muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Umukristo wese akwiye gusoma Bibiliya, agasoma n'umwuka wera akamusobanurira rwose. Ntupfe gusoma nk'imvaho ngo yirukire wigendere, oya, ahubwo urasoma kandi umwuka wera akagusobanurira. Harimo ihishurirwa rikomeye. Imana iguhishurira ijambo ry'Imana. Umukristo ukomeye, imiyaga ntiyakunaniza, imiraba ntabwo yagukubita hasi. Niyo waba uri wenyine, waba wambaye za mbaraga ukanesha abadayimoni ibihumbi batabarika hamwe na Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Umugenzi ngo baramwambitse rero, bamaze kumwambika ibyo byose, ngo bamwambika n'indi ntwaro yitwa uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Yohana yaravuze ngo ko ntacyo umuntu abasha kwiha ubwe kereka gihaba kivuye mu ijuru. Ngo bamaze kumwambika neza, ngo babona ko nta handi hantu hasigaje hatambaye, ibirenge byambaye, umutwe wambaye. Ngo baratekereza ngo nyine ubwo umutwe wambaye, Satani najya kurasa umutwe azasanga harimo ingofero agakiza. Ntiyamena agatuza agakingiye ibyuma, gukiranuka ntaho Satani yabinyura ngo amugusha amunanize. Ibirenge nabitegamo hazasanga harimo ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana rigwiriye. Nawe ubwo afite ibirwanisho itwaje inkota, kandi hari n'indi ntwaro ihishe itagaragara yitwa uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga ni intwaro wakoresha aho uri hose. Wasenga wabonye gurupe nkamusenga, ko ni uburyo bwo gusenga. Ushobora gusengana n'abandi mu itorero muri benshi, ushobora gusenga muri korari, ushobora gusenga mu mudugudu, ushobora gusengera mu giterane. Ku cyumweru abantu barasenga, saa niba turabafite iyo myanya barasenga. Amateraniro asanzwe yapanzwe yose nta masengesho, ariko hariho n'uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ushobora gusenga uri mu kazi ukiyiriza kandi uri mu kazi, nubwo utarangurura ijwi ngo baryumve, ariko umutima ugasenga. Ko ni uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ushobora gusenga uri muri bisi, ushobora gusenga uri mu ndege ugenda, kandi ntusakuriza abo muri kumwe, ariko umutima ugasenga, ugafatamira, ugacakira, ku buryo impanuka n'ibindi bibazo byose ushobora kujyana n'Imana uri kumwe na rusange, uri gusenga uganira nayo. Imana ishimwe. Iyo nayo ngo barayimuhaye, uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ni intwaro yihishe ariko ya kirimbuzi, utsembaho ibyo mu mwijima, ituma umucyo urasira mu ijoro. Uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga.
itsinda abadayimoni b'uburyo bwinshi, itsinda amajwi yose, ihishura ibihishwe uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ni intwari ikomeye cyane umuntu yambara kandi ntihagire uyibona. Naho ijambo ry'Imana, inkota yo ni ijambo ry'Imana, bose bararyumva, bose bararireba, kandi nayo irakomeye. uyu mugenzi ngo bamaze kumwambika ibi byose, noneho ngo baramuherekeje asezera kuri Muryege wa mukumirizi wibera ku irembo ukomeza ahumuriza abagenzi amusabira umugisha. Ngo asezeye baramuherekeza, niko aka gatabo kavuga, mwirinzi, mwigengesero, mwubahamana na nyarukundo. Baramumanura rero uwo musozi, bamujyana ahantu mu kibaya cyitwa Mucisha bugufi. Bamugejeje mu kibaya ngo bamusezeraho, baramubwira ngo ku Mana. Bene data, hari icyo nshaka kuvugaho. Bamaze kumwambika izi ntwaro z'uburyo bwose, ngo babonye ko aberewe, babonye ko yambaye, babonye ko umutwe ari muzima, babonye ko ntacyo abuze. Ntabwo biriwe bamubwira ikibazo rero agiye guhura nacyo. Hari abantu benshi bakunda kwara, abarokore benshi bavuga ngo ibi ntibyambaye Imana itabimbwiye, ngo kuki utabivuganye, ngo ndabyanze, sinavuze, Imana si radiyo, ivuga yabishatse, itabishaka ntivuge. Imana ni shefu, ijwi ryayo rirahenze. Dawidi yaravuze ngo rishwaza ibirimi by'umuriro, riramburuza impara, rikokora amashyamba. Ariko umuntu wese akitokeza ngo yagombaga kumbwira. Imana ishobora kuvugisha, kandi itakuvugisha yakurinda. Imana nidufashe. Umukristo amaze kwambara izo ntwaro zose, nta kajambo na kamwe bamuhishuriye. Ntibigeze bamubwira intambara ikomeye agiye guhura nayo Napoleoni. Ntibigeze bamubwira ikibaya bamujyanyemo ishyano ari bugushe. Oya, kubera iki? Ngo baramurebye babona ko aberewe, aberanye no kurwana, afite ibyangombwa byose. Baravuga ati nimwerwe mumubwira ibya Napoleoni, intwaro twamwambitse zirahagije, si ngombwa ko tubivuga. Mwene data, hari ibintu byakubaho nta n'ikimenyetso cyabyo ufite, ntukamere nk'utunguwe. Niko Yakobo yavuze ngo nimugubwa gituma n'ibibagerageza bitarimo. Ntimumere nk'abagushije ishyano, ngo niba mubonye ikome ry'ibibagerageza, ikome ni umuriro wakwihinda, ngo naho byaza bimeze nk'ikome ari nk'umuriro, ngo ariko ntukamere nk'ugushije ishyano rwose. Ngo mumenye yuko ari iby'igiciro rwose, mumenye yuko ari iby'ibyishimo yuko tugubwa gituma n'ibitugerageza. Nta muntu ugubwa gituma Imana itamufitiye icyizere. Icyizere yakugiriye nicyo gituma hari ibikugwa gituma. Ntugushije ishyano rero, iba yarakwambitse, iba yaragushyize intwara hari ngombwa. Ubundi hari igihe umukristo ukuze Imana itamubwira ibigiye kumubaho, ahubwo Imana igitwambika intwara ikadukingira, ikagukingira mu cyico. Rero iba yarahakingiye, bizi ko nubwo Satani akurasa, ariko aho mu cyico hose yahakingiye, ntacyo ntambara izagutwara. Uzavamo uri umukristo, uzavamo umeze nk'icyuma kiva mu ruganda. Hakaba igihe yinaniceceke ugasenga ntivuge, ukajya mu bahanuzi ntikome, yewe n'inzozi ntuyumve. Ariko icyo gihe nutayumva uzamenye ko yakingiye mu cyico gusa. Imana itugirire neza. Aka gatabo kavuze iki rero? Niho nshaka no kugarukira. Karavuze ngo ba bagenzi baramuherekeza, bamugejeje ngo mu gikombe, ngo ariko akimanuka uwo musozi ngo akanyerera, ngo akibuza kunyerera ntibimukundire. Ntawibuza kugira intege nke, ntawibuza gucumura. Paul aravuze ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Ngo aravuga ngo mbonye yuko kumanuka uyu musozi ngo bigoye nk'uko kuzamuka ibiruhanya byangoye, ngo kuko yaranyereraga akabyibuza, ngo ariko ngo ntashobore kureka kunyerera ngo rimwe cyangwa nka kabiri. Ngo bageze rero mu kibaya, babagenzi bamusezera bamubwira ngo ku Mana rwose mukristo, ku Mana ugira urugendo rwiza. Ariko ntibaroha bamubwira ibiri imbere ye. Amaze gutandukana na bene data, ngo yahuye n'uwo bita Napoleoni. Uyu mwanditsi w'aka gatabo yaravuze ngo Napoleoni yari icyago, ngo yari dayimoni w'umwaku, ngo yari icyago cy'ubwahuro. Wumva ayo mazina. Ngo yari afite uruhu rw'ingamba nk'urw'ingona, ngo yari afite amajanja nk'ay'ingwe, ngo yari afite amenyo imikaka nk'iy'intare, ngo mu nda yakaga umuriro, ngo kandi urwo ruhu rumeze nk'urw'ingona rw'ingamba rukomeye, ngo rwari rwuzuye imyambi, ngo ku buryo yitugaga, ngo iyo myambi yose igahita yivanamo kandi yose ikiyobora ijya kurasa umukesito. Urugendo rujya mu ijuru turwanya sirikeye, ariko turashima Imana ko mu nzu y'intwaro harimo intwaro zose zishobora iyo myambi. Yari yavuye muri ya nzu y'intwaro. Muri za ntwaro bari bamuhaye ngo kwizera, ngo ingabo, bari bamuhaye ingabo. Kandi Bibiliya ikavuga ngo mutware kwizera nk'ingabo, niko muzashoboza kuzimya imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Imana ihimbazwe cyane. Mu byo bamuhaye rero bari bamuhaye n'ingabo.
Mukristo rero ngo ahuye na Porowoni kandi ahura nawe bagenzi bo ku nyumba nziza basubiyeyo ari wenyine, hari igihe Imana ikwambika imbaraga ubundi ikakujyana mu kibaya cy'intambara igasa n'iri kure yawe mo gake ikakwihisha kandi iri hafi yawe, ntivuge ntikome kandi ufite ubutabazi, ikareka ngo irebe ko intwaro yakwambitse zageragejwe kuzikoresha koko, yuko ibyo wizeye ubishyira mu bikorwa. Imana igufashe, Imana igukomeze kandi nanjye nshoboze muri uru rugamba turi kumwe. Apoloni rero ngo akimubona yaramubajije ngo urava he ngo ukajya he, maze Mukristo akoresha intwaro yitwa ukuri. Ndagira ngo ukurikire wumve ibi byose yambaye, buri ntwaro ifite igihe cyayo yakoraga. Nugasoma ndaguhendahenda kuzakagura no kugasoma, nugasoma uzajya umenya intwaro yakoresheje ahanganye na Porowoni. Hari igihe umuntu w'Imana ajya avugana na shitani mukirebanira mu maso atatumye undi. Porowoni ni izina rivuga ngo ni umurimbuzi kandi muzi ko ari Satani. Apoloni ngo ni umurimbuzi. Apoloni ngo aramubaza ngo urava he ukajya he. Mukristo aravuga ngo ndavirimbukiro iwabo w'ibibi byose ndajya ku musozi Siyoni. Urumva arabwije ukuri Porowoni. Porowoni aravuga ngo ibyo binyemeje kuri ingabo yanjye, ngo kuko uwo mudugudu warimbukira ngo ndi umwami w'icyo gihugu, ndi n'Imana yacyo, nta mwami wemera yuko ingabo zimucika areba gusa. Ubwo rero binyemeje ko kera wankoreraga, none kuki wamemukiye? Mukristo arasubiza ngo nibyo koko naragukoreraga, nibyo koko navukiye mu gihugu cyawe, ariko kuwukorera byarananiye, namaze gukurangira ubwenge, ngenza ibihembo byawe nsanga ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nahatswe n'undi mwami kandi uwo mwami wampatse ndamukunda, nkunda imvugo ye, nkunda inzira ye, nkunda amategeko ye, nkunda igihugu cye, nkunda abagaragu be, nkunda imitegekere ye, nkabirutisha ibyo wamurimbuzi we. Apoloni ngo ararakara amubwira ngo umva ngo niba urakara ukuribaza ibyago uzagirira muri iyi nzu urangarukira. Satani ntahita aguteza ibyago gusa, ahubwo ashyiramo ibishuko. Apoloni aramubwira ngo abasanzwe birarira bavuga amagambo menshi nkawe bagiye bangarukira kandi bansabye imbabazi ndazibaha, tubanye neza, ngo niba uzi ubwenge ungarukira hakiri kare tutararwana, ngo kuko ubu nagukubita rimwe gusa ukagwa ugapfa kuko ntishe bakeya. Ngo ariko Mukristo ngo abwira Apoloni ngo Apoloni irinde rwose kuko ndi mu nzira y'umwami wanjye. Jihazari niko mu Giswahili havuga ngo jihazari na mimi, nyirinde kuko ndi mu nzira y'umwami wanjye, ndi mu nzira yo gukiranuka, no kunyoshya ubireke naramaramaje. Apoloni ngo ararakara ngo aramubwira ngo simbikangwa, ngo ndahise ngange y'igehinomo yuko ngo kupita rimwe gusa nkakwica. Gukubita umuntu rimwe akamwica, shitani yari yakwicisha akubwira ati inywere nawe inzoka, ikorera ibi. Ubu se banaka ntibabikoze, abahanuzi ntibaguye, abandi bose bari bakomeye, abapasitora bameze gute, akakwereka abantu baguye gusa. Bene iryo jwi rikwereka baguye ni iry'umurimbuzi, ni irya Porowoni. Ntuzaryemerere ko si iry'Imana. Ntabwo Imana ikwereka baguye, ahubwo ikwereka abanesheje. Imana ishimwe cyane. Apoloni ngo aramubwira ngo Mukristo ngo aramubwira ngo niba utangarukiye witegure turwane, gusimbikangwa, ndahise ngange y'igehinomo yuko ntaho uvuye nta naho ugiye ngo uyu mugani wawuguciriyeho. Intambara rero ibirarose, intambara ikomeye, intambara itoroshye. Mukristo ngo arahagarara avuga ngo ubu singikwiriye kujunjama, ahubwo ngiye kurwana. Ngo ariko yumva ubwoba arebye icyo cyago cyaka umuriro gifite amacumu, ngo yaratambikije ngo inzira arayimara neza ku buryo Mukristo abona ntaho kunyura. Hari igihe ugera mu kibazo ukabona aho kunyura nta naho guseserera, nta n'akanzu. Ngo yaratambikije inzira arayimara. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo hari igihe Satani atambikiza akamara inzira, ukavuga uti ninkataha ndaba nyuze mu bitari ubushake bw'Imana, nincaha ndaba niciriye inzira mazima, ndaca ahangaha mu kuri. Kandi uko kuri kukaba kuri bukwicishe, kukaba gushobora kuzanira n'ibyago mu kazi, kukaba kwakuvana ku mwanya mwiza, kukaba kwakwaka umutsima n'imibereho yawe n'abana, mbese ugasanga urazitiye. Aho naho nuhagera uzatekereze witonze mwene data, urutisha igihugu, urutisha ubugingo indamu za none. Mukristo ngo yaravuze ngo ninsubira inyuma ndaba mwigabije, arancumita amacumu anyice, ngo kuko nimuha ibitugu, ngo ndaba mwigabije, ngo aho kujunjama ngiye kurwana. Ngo kandi yibutse ko inyuma hadafurebye. Ndagira ngo mva aka kajambo,
imbere niho bari bambitse intwaro. ni umuntu w'imbere wari wambaye imbaraga, wari wuzuye umwuka wera, wari ufite agakiza, wari ufite ijambo rihagije, wari ufite kwizera, wari ufite amasengesho. ariko uw'inyuma, iyo wagiye mu mubiri ukajya mu bwoba ugasubira inyuma, iyo ntambara ntuyitsinda. Mukristo yaravuze ngo nimuha ibitugu ndaba mwigabije, aranjumita amacumu anyice, kuko inyuma ntihafurebye. mwene data, inyuma ntabwo hafurebye. inyuma turarwara amakanseri nk'abandi, inyuma turapfusha, inyuma turabyara, inyuma abana bararumba, inyuma abagabo n'abagore barananiranwa, inyuma induru zo mu rugo ni nk'iz'abandi, inyuma ubushomeri burahashobora, inyuma n'umurengwe ye urahafata, umuntu akarengwa, agahaga, agasinda, agasambana, akibagirwa iby'Imana. inyuma ntihafurebye. ndaguhendahenda ngo nturwanishe inyuma. nurebesha amaso y'inyuma uzananirwa inzira, nurebesha amaso y'inyuma uzasubira inyuma nyine. Mukristo ngo yarebesheje ukwizera, aravuga ngo nimuha ibitugu inyuma ntihafurebye, arancumita nyice. ibyiza ntabwo njunjama, ngiye kurwana nawe. mukwiye kurwanisha rero intwaro z'Imana zose. Mukristo rero ngo arahagarara arwana na Poloni. Poloni ngo atangira kumurasa imyambi. Mukristo ngo imyamba arayiranga cyangwa arayikinga, akinga ukwizera, tware kwizera nk'ingabo. ngo ariko ngo Poloni ngo arituga, uko yitugatugaga rero ngo uruhu rwe rw'ingamba rumeze nk'urw'ingona, ngo imyambi yavuyemo ari uruhurirane, ngo arasa mu kirisiti imyambi y'uruhurirane, ngo kandi buri mwambi winjiraga umeze nk'umuriro, ngo ukanamutwika. Mukristo ngo iyo myambi mumara intege. hari igihe ibigeragezo bimara intege zo mu Kristo, ariko nubwo intege zacogora, ntukave kwizima ngo ureke ubukristo, uzakomeze kwizera nubwo ibintu byashira. Mukristo rero ngo Poloni aramwipfunyira, ngo amaze kumwipfunyira neza neza, ngo arayihanukira kumurangiza, ngo Mukristo agukubiri n'inkota. ngo Poloni bamurashe ukuboko, yarashe ku kiganza, ngo arasa mu mutwe, ngo arasa n'ikirenge. indi myambi yo ngo yari uruhurirane. Mukristo ngo yaviriranaga amaraso, ngo avirirana amaraso yabaye imyishore. hari igihe umuntu ahura n'akaga n'urugamba akavirirana wese, mbese akavirana imbaraga zigashira. Mukristo ngo agukubiri n'inkota, niko ako gatabo kavuga. ngo ariko ngo Poloni arihanukira amubwira ngo ndagushoboye, yongera uvuga ya magambo, ngo yihanukire ngo amwica muhorahoze, ngo ndakwisha nk'uko nabivuze. ngo Mukristo kubw'imbabazi z'Imana ngo asingira inkota, ngo ayicumita uwo mubisha, ngo inkota yimucumise. ngo Poloni atanda amababa nk'ay'imbwa yiswa, ngo araguruka aragenda, ntiyongera kumubona. Mukristo ngo areguka, ariko asanga imbaraga zarashize. mwene data uteze amatwi ijambo ry'Imana, ushobora kuba umaze igihe urwana na Poloni mu rugo iwawe, cyangwa Poloni mu kazi, cyangwa Poloni ubundi igikombe cyamucisha bugufi si cyiza. aho kugira ngo umuntu amanurwe mu ntera, ni bakeya banesha igikombe cyamucisha bugufi. washobora ukabanza guca bugufi, bukazarangiza uzamurwa hejuru. ariko igikombe cyamucisha bugufi kiravuna rwose. ushobora kunyagwa ibyari biguhesheje izina ry'icyubahiro, ukaba ugeze mu gikombe cyamucisha bugufi. ushobora kwiga amashuri ntubone akazi gahwanye n'amashuri wize, ukaba uri mucisha bugufi, ugasuzugurika nk'utarize, ugahembwa udufaranga nk'utw'umuntu wize segonderi yonyine, cyangwa se ukabona ntari n'utarize ukurusha kubaho. ibyo cyo ni igikombe cyitwa mucisha bugufi. mucisha bugufi iravuna, mucisha bugufi irica, mucisha bugufi utahabaye maso, aho ibitugu Satani akamucumita akamwica. mucisha bugufi rero harwana umuntu w'imbere, iyo ushyizemo iby'umubiri kuko wacishijwe bugufi n'ibyo wahuye nabyo, urugamba rurakunanira. Mukristo rero ngo yegura umutwe, Poloni amaze kumucumita inkota, iryo jambo ry'Imana, ngo asanga imbaraga zaramukamanye, ngo asanga nta ntege, asanga ya myambi yamumazemo imbaraga, yamunyaza amaseka, ibyishimo ntabyo. uyu mwanditsi w'aka gatabo yaravuze ngo nta washobora kuvuga iyi nkuru y'intambara ya Poloni na Mukristo. yaravuze ngo kereka jye wari uhari. ngo kuva batangira kurwana, ngo Poloni arivuga, ngo yari afite imyivugo agatontoma. ngo Mukristo nawe ngo ntiyigeze agaragaza umunezero, ngo nta na rimwe. uyu mwanditsi Bunyane yaravuze ngo nta na rimwe nigeze mbona amwenyura,
ngo yamwenyuye amaze kumenya yuko acumise umubisha inkota, ngo nibwo yamwenyuye aravuga muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Ngo ariko muri iryo rwanda nta na rimwe umukristo yigeze agaragaza umunezero cyangwa ngo aseke. Ngo ariko ngo icya kabiri yari afite, uwo mwanditsi yaravuze ngo nta wakwigeraniriza umuniho umukristo yanihaga ngo no kwivuga bya Poloni ngo kereka agiye wari uhari. Bene data, hari igihe umukristo ahura n'intambara akagira umuniho w'imbere mu mutima, yambaye neza, kumureba inyuma ubona nta kibazo, ariko imbere umuntu w'imbere afite umuniho ukomeye kubera ikimuhagaze imbere. Aho naho iza ntwaro zose ngo ntago zananiwe kuhatsinda. Imana ihimbazwe. Soza rero aka gatabo karavuga ngo umukristo amaze kurwana na Poloni yarimenye, amenye ko intege zabaye nke kubera ikigeragezo. Ngo yaricaye kuko kuri ya nyumba nziza ngo abagenzi bamusezeraho hari ikindi bamuhaye impamba, ngo bamuhaye umutsima, bamuha iseri ry'inzabibu zumye, ngo bamuha n'icupa ry'amazi, ngo bateganya ko yagira inyota n'inzara. Ngo yibuka yuko bamuhaye umutsima, yibuka ko afite amazi, yibuka ko afite iseri ry'inzabibu. Ngo aricara ngo arya umutsima, ngo anywa n'amazi, ngo arahembuka. Imana nitugire neza cyane. Ngo hanyuma ngo akirya umutsima n'ayo mazi impamba, ngo yahishuriwe ikiganza, ngo ikiganza kimuhereza ibibabi by'igiti cy'ubugingo, ngo bya bibabi ngo arabivuguta bisiga ku nguma, ngo ziruma uwo mwanya ngo yongera kugira ubutwari nk'ubwa kera. Hari igihe Imana yomora inguma z'umunyamibabaro, kuko niko Yobu yavuze ngo niyipfuka inguma z'umunyamibabaro Imana ikazikiza, zakira ukongera ukishima, ukongera ukagira ubutwari, ukongera ugakunda Imana, ukongera ugakumbura ijuru, ukongera ukababarira abanzi bawe, ukongera ukaririmba, ukumva indirimbo zaraje, ukongera kumva gufashwa kwaraje, amatwi akazibuka, ntihongere kumva amajwi mabi ya cya gihanda Poloni. Imana nitugire neza cyane. Reka mvuga rero ku myambi itatu aka gatabo kerekanye imyambi y'uruhurirane yamumazemo imbaraga ndetse aravirirana, ariko kerekana n'imyambi itatu. Kavuga naho ariho imyambi yarashwe, ngo bamurashe mu mutwe. Ushobora kumbaza cyangwa kwibaza, si umuntu uko bari bamwambitse intwaro, kuki imyambi yamuhamye? Umuntu ajya hambara urya w'imbere, ariko uw'inyuma arababara. Uw'inyuma sinababwiye se ko apfusha, ko asonza nk'abandi kandi akarya nk'abandi, kandi uw'inyuma nyine arya ibyo uw'imbere atarya. Ntibasangire igaburo ryabo si rimwe. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu kumva ijambo ry'Imana ni ngombwa, gutinda mu nzu y'Imana ni ngombwa. Ni wowe imbere ujya kwambika, ariko uw'inyuma yambara ibyo mu isoko, ibyo hanze by'inaha, ariko uw'imbere yambara ibindi inaha batagurisha mu masoko, kereka ku isoko ry'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ushaka kwibaza ngo kuki imyambi yaramuhamye nyine, ariko mbere ntangira nakubwiye ngo Imana ikingira mu cyico gusa, nta handi imyambi ikagufata. Yagufata wahura n'ibibazo bikubabaza, uwo mwambi uba winjiye, ariko ntibavuze ko aguye mu cyico n'umuntu w'imbere. Ntuva kwizima, urakomeza ukizera. Muri ibyo yaravuze no ku byo tubona mu isi tugumane ukwizera, niba inshuti zicumuye tugumane ukwizera, mu ijoro tuzabona ibyo twizeye byose. Imana ishimwe cyane. Mukristo rero ngo amaze kwicara no kurya impamba ni ugutwara impamba nyine. Ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo naribikiye mu mutima ngo rindinde kugucumuraho. Yeremiya yaravuga ngo njyewe iyo ndibonye nkaryara imbere umunezero. Ahandi Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ngo ndarikunda ubugeni, ngo ngishimira nk'ugabana iminyago myinshi. Ni impamba yo mu rugendo, ni ukwibuka ibyo wigeze kubona byiza, ni ukongera kwibuka iminsi ya kera, ukarambura Imana amaboko, nta mwigisha, nta muhanuzi, nta nzozi urose, ariko ukongera ugatekereza imigisha y'Imana wigeze kwakira. Iyi myambi rero itatu, umwambi wo mu mutwe. Hari igihe Satani arasa umukristo ahantu nko mu mutwe. Iyo kurashe umwambi wo mu mutwe uracanganyikirwa mu bitekerezo, ukibaza, ugatekereza byinshi, ibikuri imbere ukabona ntuzabinesha. Ukibaza uti urubanza ndimo nzarutsinda sinzarutsinda, ubushomeri nzabuvamo nzabugwamo, ese iki gihugu ndakibamo ndagishoboye cyangwa birananiye, uru rugo nzarusazamo cyangwa biranze. Mbese ni umwambi wo mu mutwe n'umwambi wo mu bitekerezo. Iyo umwanzi yakurasha mu bitekerezo ntujye ufashwa n'indirimbo, ijambo ry'Imana ntirigufasha, uracanganyikirwa, akakwereka ko bikomeye. Mbese umwambi wo mu mutwe aba yakurasha mu bitekerezo, akagucanganyikisha rero ibintu byose ukibaza ko bitazashoboka. Uwo ni umwambi wo mu mutwe. Iyo akurashe umwambi wo mu biganza, ngo yarashe ku biganza amaboko, aba yarashe mu mirimo. Iyo kurashe mu mirimo
urya icya cumi ukumva nta kibazo kandi imbere baragitangaga adahaswe ubibwiwe n'umwuka wera, ukarya amaturo ukumva si ngombwa no gutura, abakene wafashaga imbabazi zigashira, imirimo yo gukiranuka wakoraga yose ukajugunya, aba yararashe mu mirimo, amaboko ni imirimo, ni mu mirimo yakurashe mu mirimo no kurepeta mba ntacyo bikubwiye, ibintu byose wakoranaga ishyaka nawe rwose byose urarekura ukarambika ari ukumva kujya nuko utajyayo birasa. Mbese ubuntu bwinshi, ishyaka ryinshi wagiraga, uwo mwete w'imirimo myiza aba yarashe mu mirimo. Iyo yarashe ibirenge ntabwo amaguru ajya mu ijoro aba akigenda, ndakubwira ukuri. Uba wicaye hamwe wibereye aho, naho wajya mu ndirimbo bakarepeta ariko we ntaho ujya, urugendo rujya mu ijoro waraparitse. Hariho abantu baparitse barashwe amaguru baraparika bicaye mu nzira ariko mu itorero ntibamuhagaritse, ntabwo byagaragaye ko yaguye. Muri korali baracyamufite mu makayi, yewe banahamagaye nta rutara afite, ariko yarashwe umuntu w'imbere yarashwe ibirenge ntaheruka kugenda. Imana igufashe nanjye mfashe. Mukristo rero ngo ariko yishuriwe icyo kiganza nicyo kinezeza, ngo habwa amababi y'igiti cy'ubugingo, ngo ayo mababi ngo aravuga utasiga kuri za ngoma zose ziruma ngongera kugira ubutwari nk'ubwa mbere, ngo arishima, ngo araririmba, ngo aririmba ngo dayimoni uyu nteye, ngo avuye kwa Satani wamutumye, ngo twirije umunsi turwana, ngo ntaba yabuze kunyica, ngo nshimira Umukiza ko yantabaye. Iyo ndirimbo yanditse mu gitabo cy'umugenzi, ngo sinzasiba iteka kumushimira. Bityo rero Mukristo ngo yaje gukomeza urugendo, ngo akura inkota mu rwubati, ngo yumva ijambo ry'Imana rimubereye rishya ko ariryo ryatsinze Apoloni, ngo inkota yikura mu rwubati, ngo agenda avuga ngo nkota yanjye we ushoboye Poloni wari waranyipfunyiye, ndagukura mu rwubati ngende nkurata ahantu hose, niteguye kurwanya umubisha wese uzibeshya akantera mu nzira y'umwami wanjye, ariyo nzira yo gukiranuka, kandi Imana inkije Apoloni izankiza abanzi. Ngo agenda anezerewe akomeza urugendo. Imana itugiriye neza. Reka mbe nkugarukira aha, tuzakomeza rero imbere tugende tureba intwaro zose yaneshesheje. Dusanze rero atangira kurwana na Poloni yakoresheje umukandara yamubwije ukuri amuha ubuhamya. Poloni ngo hari nawe yamubwiye nari nakibagiwe rekana ko nkavuge, ngo yaramubwiye ngo ubundi umwami wawe, ngo ubundi kuko wanamuhemukiye. Poloni nari nagase ariko reka nkagarukeho rwose. Poloni ngo yaramubwiye ngo umwami wawe waramuhemukiye. Poloni ngo yamwibukije ibyaha Mukristo yakoze agitangira urugendo. Hari igihe Satani akwirana akakubwira ati n'ubundi bya bindi ntiwababariwe, na bya bindi burya ntiwababariwe, ahora dutoda akatwereka ibyaha twihannye tutababariwe. Ntukemere ijwi rikubwira ko utababariwe. Imbabazi z'Imana ni kashe, iyo uzisabye ziguheraho, ntabwo zitegereza nk'ibisubizo, ntuzisengera nk'akazi. Imbabazi z'Imana zihoraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo yaramubwiye ngo umwami wawe ngo ubundi uzagera yute kuko wamucumuyeho. Ngo Poloni namucumuyeho iki? Ngo amwibutsa ku Isayo gahinda gasaze twarahavuze, ngo ku Isayo gahinda gasaze ngo warivunze cyane, ngo kandi wagombaga kwitegereza amabuye. Ngo arongera amwibutsa ngo wahuye na bwenge bw'isi, ngo ujya kwikuzaho umutwaro mu buryo butemewe, ngo kandi ngo aho ngaho naho waracumuye. Ngo arongera aramwibutsa ngo ubundi wasinzira ibitotsi biri ku musozi w'ibiruhanya gutakaza ibyangombwa byawe. Ngo arongera aramwibutsa ngo ugeze ku ntare waratinya kuko umutima kandi mutemera gutinya gushaka no gusubira inyuma. Ngo aranamubwira ngo iyo uvuga iby'Imana ngo abantu bose babikubahira, ngo ushaka icyubahiro mu mutima wawe, ngo ushaka gushimirwa ibyo wakoze, ngo nibyo uvuga. Bene data, Shetani ni igikenya, ni umugome. Satani urumva ko yamwibukije ibyaha byo mu itangira ry'urugendo, kandi mutabazi yaje kumusayura. Tayari Imana yamuhereye imbabazi aho ngaho ko yahaboneye ubutabazi bumuvana mu isayo. Yamwibukije ibyo kwa bwenge bw'isi, kandi umubwiriza w'ubutumwa yahuye nawe aramuhugura icyo cyaha arakibabarirwa, aramusoma amubwira ko akomeza urugendo. Yamwibukije ko yataye umuzingo, kandi uwo muzingo yasubiye yarihana arawushaka, asubizwa imbaraga ze n'ibyangombwa, Imana ibimuhera imbabazi. Yamwibukije ko yatinye intare, kandi mu ryege umukumirizi yaramuhamagara amubwira ati wikuka umutima, niba ugize kwizera atambuka mu kwizera. Bishaka kuvuga iki? Ndagira ngo mubwire ngo ibintu Satani akwibutsa ko utababariwe warabyihannye.
ntukabyemere, kuko Satani ajya twibutsa ibyo twacumuye akatubwira ko nta mbabazi kandi twabiherewe imbabazi. Ariko ngo icyatumye umukristo amutsinda, ngo yaramubwiye ngo wa mubisha we ngo uvuze bikeya, hari n'ibindi wibagiwe kuvuga, nanjye nzi ubwanjye ngo ariko izo ntege nke nazanduriye mu gihugu cyawe ni wowe wazinyanduje, kandi umwami nkoresha nkubaha ni umunyembabazi, yambabariye ibyo byose unshinja, ni umunyembabazi akurusha n'imbabazi, nicyo gituma mukunda. Rero Satani ntakagufatire ku bintu wari waratuye ngo akubwire ko utanesheje, utababariwe. Iryo jwi rya Satani rirahahora, ariko mu by'ukuri Imana yakubabariye umunsi bisabira imbabazi. Mukristo arakomeza urugendo, agenda anejejwe n'ijambo ry'Imana, ngo ijambo ry'Imana ryongeye kumubera ibyishimo n'indirimbo, ngo iyo nkota ariyo jambo ry'Imana ngo ayikura mu rwubati, arivugira ahagaragara, ritangira ubuhamya, yemera ko umubisha wese uzamutera ijambo ry'Imana rizamutsinda, kuko yasanze ririmo imbaraga nyinshi. Imana nitugirire neza, kandi hariho n'imiti yagenewe abagenzi kuvura inguma, byose biboneka mu ntwaro z'ijambo ry'Imana. Imana igufashe nanjye ufashe mwene data, ukomeza urugendo rujya mu ijuru. Rurimo byinshi, rurimo ibigoranye, ariko rurimo n'ubutabazi, rurimo n'Imana. Imana iduhane umugisha ku bw'aya magambo. Ubutaha tuzakomereza mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, tugere no mu butayu, tuzakomeza mu rurembo rw'imburamumaro, tuzakomeza no kwa bwiwe twumva ko yatabawe, tuzakomeza tugera no kuri ya misozi y'igikundiro bamweretse ari ku nyumba nziza. Ibintu by'igikundiro byiza batwereka biba kure, ntabwo biba hagati yabo intambara, ariko ibyiza by'amasezerano meza biba hirya y'intambara. Aho nituhagera nibwo uzumva ibyo yumviye ku nyumba nziza uburyo yabibonye. Tuzakomeza, Imana izadufashe nidushoza, izadufasha gukomeza no ku bungeri ku misozi y'igikundiro. Imana izadufasha tunyure no mu gihugu cy'abariganya. Imana izatugirira neza, dukomeze no mu gihugu kiroze, twumva uko yaharwanya akatsinda. Imana nidufasha tuzakomeza tugere muri Bewura, kugeza ubwo tuzambuka uruzi, urugendo rujya mu ijuru, tukaba turushoje mu ncamake. Imana iguhe umugisha uzakurikiriza inyigisho, ndagusabira ngo Imana izagufashe gufashwa nazo, no gukomezwa nazo, no gusobanukirwa, kandi uzagura agatabo k'umugezi umwuka azarushaho kwagusobanurira, uzajya umenya intwaro warwanisha ugeze ahantu. Imana iduhane umugisha muri ayo magambo mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, gushimira aya magambo tuvuze atari makeya, ariko umwuka wera yashoreye mu mitima y'abazayakira, kandi yongere nanjye ambere mashya, nshoboze Nyagasani gutsinda Poroni uri imbere yanjye. Fasha abera bose barwana na Poroni, ya nkota ntibayitakaze, abayitakaje bongere bayisingire kubw'imbabazi zawe. Ijambo ryawe rizaduhesha ubugingo budashira, kuko ari byo twifuza. Ibyo turwane nabyo byose turarwanira ku bugingo. Amagambo yose twumva nayo tuvuga uzadufasha duhesha ubugingo budashira. Umugisha bazayakira bose n'imitima yabo ku bwa Yesu, amen.